Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana. Turi kuwa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ni umunsi wa 339. Iri fasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 414 muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bizakugeza ku ntego z'ubuzima. Ibintu bitandatu bizakugeza ku ntego z'ubuzima. Ikintu cya mbere turavuga mu ncamake cyangwa tuvuge twihuta. Ikintu cya mbere ni ukubaha Imana. Kubaha Imana. Matayo 12:30 turavuga ngo uwo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Ikintu cya mbere kizakugeza ku ntego z'ubuzima, kizaguhesha imibereho, cyatuma amateka yabahinduka, ubuzima bugahinduka. Ikintu cya mbere ni ukubaha Imana. Jya wubaha Imana kandi uyibanze imbere. Ikintu cya kabiri, ongera ubumenyi. Ongera ubumenyi. Gerageza kwiga cyane, ibyo uzi ubyongereho ibindi, ibyo utazi uharanire kubimenya. Icya gatatu, kora cyane. Kora cyane. Kora kimwe cyangwa ukora ikindi, kandi icyo ukora ukihanganemo, ntugahubuke. Kora cyane. Hirimbana. Kura amaboko mu mufuka. Ivanemo ubunebwe. Ivanemo ubunyanda. Kora cyane. Icya gatatu, gira kwihangana. Abantu benshi bajya babura kwihangana, agakora ikintu kimwe cyakwanga akavuga ati biranze, agacika intege. Ariko gira kwihangana. Nukora cyane ugakora, uzakora rimwe ubone bisa nka bitari kwemera. Gira kwihangana. Icya gatanu, hinduka inyangamugayo mu byo ukora. Abantu benshi babura umunyangamugayo, ariko kimwe mu bishoro bikomeye, kimwe mu kintu cyakugeza kure ni ukugira ubunyangamugayo. Hinduka inyangamugayo, abantu bakugirira icyizere, kuko hari n'abantu babuze abantu bo kwizerwa. Abantu babuze abantu bo kwizerwa, ariko nugira indangagaciro yo kuba inyangamugayo, byakugeza kure, byatuma amateka yawe ahinduka. Hanyuma icya gatandatu, ubaha umuntu wese aho ava akagera. Gerageza kubaha umuntu wese aho ava akagera, kuko rimwe na rimwe amateka yawe kuba yahinduka byaturuka mu muntu. Ikintu cyose ukeneye ntabwo kiri kure, kiri mu muntu. Icyo ukeneye kizaturuka ku muntu. Nubwo Imana yabikora, ariko akenshi Imana ntizakoresha ibiti, ntizakoresha inyamaswa. Imana ikoresha abantu. Jya wubaha umuntu wese aho ava akagera, yaba uwo kubahwa, yaba usuzuma. Umuntu wese aho ava akagera, jya umwubaha, kuko ubutabazi bwawe nta handi buri mu muntu. Imana ikugirire neza. Biriya tubwiye ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo duteranyiriza hamwe arasandaza. Tumira Imana ibe mu byawe, ariko kandi byose ubizirikane. Twavuze kubaha Imana, tuvuga kongera ubumenyi, tuvuga gukora cyane, tuvuga kwihangana, tuvuga kuba inyangamugayo, tuvuga no kubaha umuntu wese aho ava akagera, kuko twabonye yuko ubutabazi bwacu, ibisubizo byacu